Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke muganga nkuko mubimenyereye. Niki wakora kugira ngo ubyare umuhungu cyangwa se ubyare umukobwa ubyihitiyemo? Niki wakora kugira ngo uhitemo niba uzabyara umuhungu cyangwa uzabyara umukobwa? Iki ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi. Abantu benshi bifuza kuba bagira uruhare mu guhitamo igitsina bashaka kubyara mu gihe cyo gutera inda. Umuntu ufite abana babiri b'abahungu arifuza ko yakurikizaho umukobwa, mu gihe ufite abana babiri b'abakobwa nawe yifuza ko yakurikizaho umuhungu. Yewe hari n'igihe umuntu aba ashaka kwihitiramo ubwe niba azabanza umuhungu cyangwa azabanza umukobwa, ku buryo haramutse hari ikintu umuntu yakora rwose kugira ngo ibyo bintu bishoboke, hari abantu benshi bakwemera bakabitangaho n'amafaranga ariko bigakorwa. Muri iki kiganiro rero ngiye kukubwira uburyo butandukanye abantu bakoresha kugira ngo babyare igitsina bifuza. Ntabwo ndi buguhitiremo uburyo ubu cyangwa buriya, ahubwo ndakubwira uburyo butandukanye bukoreshwa, hanyuma nka muganga ngusobanurire icyo ubushakashatsi buvuga kuri buri buryo. Hagati aho ariko ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri gihe uko bisohotse. Mbere ko ntangira gusobanura buno buryo, reka nkwibutse ikintu kimwe. Ngira ngo uribuka ko umugabo ari we ugena igitsina cy'umwana. Umugabo ni we ugena igitsina kuko intanga ze ziba zigizwe na kromozome z'ubwoko bubiri, X na Y. Umugore we aba afite ubwoko bumwe bwa kromozome ari bwo X. Iyo umugabo atanze X ihura na X y'umugore bikabyara umukobwa, ni ukuvuga X ebyiri, XX. Naho iyo umugabo atanze Y ihura na ya X y'umugore kuko umugore wagira X gusa nta kindi, bikabyara umuhungu. Ni ukuvuga ngo ku muhungu kromozome igena imiterere y'igitsina aba ari XY mu turemangingo tw'umubiri we. Nubwo umugabo ari we utanga igitsina ariko si we ukigena mu by'ukuri, kuko ntabwo umugabo ashobora guhitamo ngo ndarekura sperme za X cyangwa sperme za Y. Iyo ukoze imibonano mu masohoro intanga ziza zivangavanze zirimo X zirimo na Y, kandi intanga irushije izindi kwihuta ikagera ku igi ry'umugore mbere niyo iva mu mwana. Ubwo iyo X ari igezeyo mbere ubyara umukobwa, Y yaba ari igezeyo mbere ukabyara umuhungu. Mu gihe tukizirikana bino rero, reka noneho ntangire mbabwire bwa buryo butandatu nabasezeranyije bwo guhitamo igitsina ushaka kubyara. Nkwibutse ko ngiye guhera ku buryo bwizewe kurusha ubundi, ngenda manuka gake gake. Uburyo bwa mbere ni ubwo bita PGD cyangwa se Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Ubu ni uburyo bwo gupima uturemangingo tw'ingirabuzima fatizo z'urusoro kugira ngo turebe niba ari umuhungu cyangwa umukobwa mbere yo kumutwita. Ubu ni uburyo buhenze cyane kandi bukoreshwa gusa mu gihe bahuriza intanga muri laboratoire, bimwe bita in vitro fertilization cyangwa se IVF. Murabizi ko abantu babuze urubyaro hasigaye hari uburyo bwo gufata intanga z'umugabo agatanga intanga ze, n'umugore nawe agatanga intanga ze, bakazihuriza muri laboratoire. Ndetse no mu Rwanda byarahageze, ngira ngo hariya Kacyiru hari laboratoire isigaye ibikora ku mafaranga ngira ngo ni hafi miliyoni 2 zonyine. Iyo intanga zikimara guhura rero bazihurije muri laboratoire, bahita bakora icyo bita PGD nkuko twabivuze. Ni ukuvuga ngo bafata urusoro rukimara kwikora, bagapima DNA y'urwo rusoro rukimara kwirema, bagahita bareba igitsina cyikoze icyo ari cyo kugira ngo ryagire risubize mu nda, bazi neza ko ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Ibi nibyo bita PGD, ni ukuvuga Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Gupima igitsina cy'umwana ku ntanga bahurije muri laboratoire mbere y'uko ryagiye barisubiza mu nda. Kubera ko rero baba bafashe amagi menshi icyarimwe, iyo babonye atari igitsina ushaka bahita barireka rigapfa ubusa, bakagerageza irindi gutyo gutyo. Uburyo rero burahenze cyane kandi uretse n'ibyo ntibunavugwaho rumwe, kuko hari abavuga ko kureka intangangabo yamaze guhura n'intangangore bigapfa ubusa ngo nuko atari igitsina ushaka aba ari ukwica ubuzima bwamaze kwirema. Abemera Imana cyane bashobora kutemera kubukoresha. Uburyo bwa kabiri ni ubwo bita SPERM sorting, ni ukuvuga kuvangura amasohoro. Bafata amasohoro y'umugabo bagakoresha ubuhanga bugezweho bwo gutandukanya izizavamo umukobwa, ni ukuvuga izifite kromozome X, n'izizavamo umuhungu, ni ukuvuga izifite kromozome Y. Izo bashaka nizo bahuza n'intangangore.
uburyo bukoreshwa babwita flow cytometry, ni ukuvuga ni uburyo bumeze nko kuyungurura intanga bugendera ku ihame ry'ubushakashatsi rivuga ko sperm zizavamo umukobwa zigira DNA iremereye ku buryo irutaho 3% densité ya sperm zavamo umuhungu. Ubwo rero bashingiye kuri ibyo ko zitanganya densité cyangwa se ireme, bashobora kuzitandukanyiriza muri laboratoire bagasigarana izo bashaka. Iyo bamaze gutandukanya intanga baba bashobora kuzitera mu mugore bazinyujije mu gitsina, no kuvuga intrauterine insemination, bakazohereza muri nyababyeyi kugira ngo zijye gufekonda igi, ariko bazirobanuye bazi ko ari iz'umuhungu gusa cyangwa se ari iz'umukobwa gusa, cyangwa se bakazihuza n'igi ry'umugore muri laboratoire byandi twabonye bita IVF, byamara gukora urusoro akaba ari rwo basubiza mu nda ya nyina, ariko bizeye ko ari igitsina runaka bamaze kumenya mbere y'igihe. Ubu buryo tumaze kuvuga uko ari bubiri nibwo buryo buhenze kandi busaba amafaranga menshi, ndetse akenshi bukorerwa no muri laboratoire. Reka noneho turebe ubundi buryo bune busigaye, noneho bwo busa naho buri naturel. Uburyo dukurikijeho ni uburyo bwo kubara iminsi, ukamenya kuri muri ovulation, ukamenya igihe ushobora gukorera imibonano kugira ngo ubyare igitsina runaka. Ubu buryo bugendera ku ihame ryoroshye cyane bise Sherrill's theory. Iyi teori ivuga ko umugabo asohora intangangabo nyinshi zivanze, harimo izizavamo umukobwa n'izizavamo umuhungu, ariko ko izizavamo umukobwa n'izizavamo umuhungu biba bidateye kimwe. Teori ivuga ko intangangabo cyangwa sperm zizavamo umukobwa ziba zigenda gake ariko zikamara igihe kinini mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ziba zisa n'izifite umuvuduko mukeya ariko zishobora kumara iminsi myinshi zitegereje. Naho intangangabo zizavamo umuhungu zo zirihuta cyane, nyamara zigapfa vuba, ntabwo zibasha kwihangana ngo zitegereze igihe kinini. Niba warakurikiye ibiganiro byanjye byashize uribuka ko nakubwiye uko babara igihe cya ovulation. Igihe cya ovulation bakibara kugira ngo umenye igihe nyacyo cyo gusama cyangwa se cyo gutera inda. Dukurikije ya teori ya Sherrill's, uramutse ukoze imibonano habura iminsi ngo ovulation ibe, wabyara umukobwa. Kubera iki? Kubera ko sperme zibyara umukobwa arizo zibasha kurindira iminsi myinshi kugira ngo intangangore isohoke habeho fecondation. Ubwo iyo ukoze imibonano habura iminsi ngo ovulation ibe, za ntangangabo zizavamo umukobwa zirategereza. Naho uramutse ukoze imibonano ku munsi nyirizina wa ovulation cyangwa se nyuma yaho gato, ovule cyangwa se intangangore iba yamaze gusohoka itegereje intangangabo. Ubwo rero iyo ukoze imibonano nyuma ya ovulation gatoya, kubera ko za ntangangabo zizavamo umuhungu zihuta cyane, zirihuta zigatanga izindi kugera ku igi maze ukabyara umuhungu. Ubwo uramutse ukoze imibonano nyuma gato ya ovulation wabyara umuhungu. Imana rero yabikoze mu buryo buri naturel, kuko kubera yuko abantu bashakanye baba bakora imibonano kenshi, wenda rimwe na rimwe buri munsi, umunsi wa ovulation ushobora kugera, uwo munsi hari zari zategereje cyangwa se uwo munsi hari izindi nshyashya zaje. Niyo mpamvu ibi muri teori birumvikana neza, ariko muri pratique ari igihe byanga. Gusa muri make iyi teori ivuga ko ugomba kumenya igihe cyawe cya ovulation. Muri iki gihe hari ubuhanga bwo gupima ukamenya neza umunsi wawe wa ovulation. Mu biganiro byanjye byashize nababwiye uko bakoresha test za ovulation. Hanyuma waba ushaka umukobwa ugakora imibonano ovulation itaragera, ovulation yakwenda kugera ugahagarika imibonano, cyangwa se niba ushaka umuhungu ukabanza ukifata mbere ya ovulation, ahubwo none ovulation yamara kugera akaba ari gukora imibonano izavamo umwana. Uburyo bwa kane harimo ibyo bita gender selection kits. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikindi kigira uruhare mu gutuma ubyara igitsina runaka ari aside n'indi misemburo yo mu gitsina cy'umugore cyangwa se mu masohoro y'umugabo. Ibi ngo nibyo bituma umuntu umwe ashobora kubyara abakobwa gusa, undi nawe akabyara abahungu gusa. Kubera iki? Kubera ko ururenda rwo mu gitsina cy'umugore aside irimo cyangwa se imisemburo yo mu mubiri ishobora gutuma sperme zizavamo igitsina runaka zitabasha gutambuka. Bavuga yuko bishobora kuba biterwa n'uburyo amasohoro yawe arimo aside nyinshi cyangwa se nkeya, n'imisemburo irimo, ndetse no mu gitsina cy'umugore. Bakaba bavuga yuko hari ibyo kurya umuntu ashobora kurya cyangwa se imiti ushobora kunywa ugahindura rwa rurenda rwo mu gitsina cyangwa se amasohoro yawe ku buryo gutera inda y'igitsina runaka byoroha. Izi kiti rero ziba zirimo imiti yo kunywa ku mugore no ku mugabo, ndetse n'imiti yo gusiga mu gitsina ku mugore. Iyi miti ikaba igamije kuzorohereza intanga z'igitsina runaka gutambuka vuba mu gihe cy'imibonano kurusha izindi.
ngo rero haba hari kit y'igitsina runaka, kit yo kubyara umuhungu irimo imiti umugabo n'umugore banywa ndetse niyo kwisiga mu gitsina ku mugore kugira ngo intanga zizabyara umuhungu arizo zoroherezwa gutambuka. Hakaba na kit yo kubyara umukobwa irimo imiti umugabo anywa n'umugore ndetse n'imiti yo gusiga mu gitsina ituma intanga zizavamo umukobwa arizo zitambuka. Ubwo niba wifuza kubyara igitsina runaka ugatangira kuyikoresha igihe runaka mbere yaho. Ubu buryo ariko nta bushakashatsi buragaragaza ko bwaba bwizewe, ni ukuvuga ngo ni bumwe mu buryo abantu bagerageza nk'uko wapima amahirwe, ariko nta gihamya kigaragaza koko ko iyo miti ari imiti ikora ku buryo umuntu wese ushaka kubyara igitsina runaka yagenda akayigura akayifata. Uburyo bwa gatanu rero ni ibyo kurya. Mujya mubona ku macano menshi ya YouTube abantu bavuga ngo dore ibyo kurya byatuma ubyara umuhungu, dore ibyo kurya byatuma ubyara umukobwa. Ese koko biriya bintu birizewe? Nta gihamya gishingiye ku bushakashatsi bwizewe kivuga ko hari ibyo kurya runaka byatuma ubyara igitsina runaka, ariko abantu ngo bashingiye kuri experience zabo, bashingiye ku byo abantu bahora bahurizaho, bashingiye nanone kuri rya hame rivuga yuko hari imisemburo cyangwa se imyunyungugu ishobora kwiyongera mu mubiri igaha imbaraga za ntanga zizabyara umuhungu, cyangwa se indi yakwiyongera mu mubiri igaha imbaraga za ntanga zizabyara umukobwa. Noneho bakavuga ko uramutse uriye cyangwa se ukibanda cyane ku bintu biha imbaraga intanga zizabyara igitsina runaka bishobora kugufasha kukibyara, cyangwa se bya bintu bishobora gutuma mu gitsina cyawe rwa rurenda rwawe ruhinduka kubera ibyo wariye. Ibyo byose ni teori z'abantu, ariko umuntu aba ashobora kugerageza akareba. Abenshi bavuga ko ngo ibyo kurya byongera amahirwe yo kubyara umukobwa ari ibyo kurya birimo sodium nkeya bikabamo na calcium nyinshi. Ni ukuvuga ngo ushaka kubyara umukobwa urya ibishyimbo, imboga rwatsi, isombe, amagi, amata n'ibiyakomokaho nka yawurute na shokora. Hanyuma bakavuga n'ibindi byo kurya byongera amahirwe yo kuba wabyara umuhungu, ni ukuvuga kurya inyama zitukura, ni ukuvuga inyama z'inka, ihene, kurya ubunyobwa, kurya imbuto zibonekamo potassium nyinshi nk'imineke, avoka, hamwe na za salade n'indimu, ariko ukirinda amata n'ibiyakomokaho, ubundi ukarya ibiryo birimo umunyu uhagije. Bakavuga ko ibyo byakongerera amahirwe yo kubyara umuhungu. Rero nk'uko ubibona, ibi ni ibyo abantu bagenda bavuga, gusa babihurizaho ari benshi, ariko nta bushakashatsi bugaragaza yuko koko byongera koko amahirwe yo kubyara igitsina umuntu ashaka. Ubishatse wabigerageza kuko ntacyo byica, kurya ibiryo runaka ntacyo byica, ariko nutabyara igitsina washakaga kandi wabiriye nabyo ntawe warenganya, kuko ibi bishingira kuri teori zitigeze zikorerwa ubushakashatsi buhamye ngo bwemeze koko ko hari itandukaniro hagati y'abariye ibi babyara abahungu cyangwa se abakobwa n'abariye ibi babyara igitsina runaka. Hanyuma uburyo bwa nyuma rero bukunze kuvugwa ni uburyo bwo gukoresha position zo gukora sex. Iyi nayo ni teori nanone igendera kuri rya hame ry'uko sperme zizavamo umuhungu zihuta ariko zigapfa vuba, zizavamo umukobwa zikagenda buhoro ariko zikihangana cyangwa se zigapersista igihe. Hari abavuga ko gukora imibonano umugore ahagaze cyangwa se yicaye ku kintu, ni ukuvuga ngo ataryamye, nyababyeyi mbese ihagaze, ku buryo sperme ziba zizamuka, ibyo bifavoriza kuzabyara umuhungu. Mu gihe pozisiyo zose umudamu akora aryamye nka bimwe bisanzwe umugore aba agaramye ku buriri cyangwa se iterisi iryamye, byo bishobora gufavoriza umukobwa. Ariko nk'uko twabivuze, ibi nta gihamya gifatika, ndetse ubu buryo bwa nyuma ni bwo buryo butizewe kurusha ubundi buryo bwose twavuze haruguru. Ibyo byose rero, niba wifuza kubyara igitsina runaka ashobora kugerageza bimwe muri ibi, ariko ukibuka ko nta na kimwe cyizewe 100%. Byibura buriya buryo bubiri bwa mbere bukorerwa muri laboratoire nibwo bushobora kugirirwa icyizere gishobora kugera muri za 80%, ariko ubundi buryo bwose busigaye nubwo abantu babugerageza, nta gihamya kigaragaza ko abibigerageza bagira amahirwe yo kubyara igitsina bifuza kurusha abatarabikoresheje. Mu biganiro byanjye by'ubutaha nzagenda mbasobanurira buri buryo amahirwe yabwo, basobanurira uko babigenza, basobanurira efficacité yabwo, ndetse binashobotse tukabona ubuhamya bw'ababukoresheje, byaba ari byiza. Ibuka rero gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.